Urukundo Imana yacu tawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba, kandi ikuzimu rugerayo. Watumye Yesu aza mw'isi yacu ngo indushyi aturuhure, na cya kirara c'inzererezi watumye se acakira. Mbese urukundo Imana yacu bagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho. Abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero. Urwo idukunda turabari mw'isi nirwo rutazashira. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo. Niba bimara kijya kw'iwabo hakama inyanja ariyo, kandi ukwikunda umwana wayo, jye niko inkunda ntakwiriye. Nari umugome nukwima Yesu, wambambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso. Si yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi yose. Bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo. Niba bimara ntijya kw'iwabo hakama inyanja ariyo, kandi ukwikunda umwana wayo, jye niko inkunda ntakwiriye. Nari umugome nukwima Yesu, ngo ambambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso. Si yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi yose.